Hello everyone. Mwese I greet you in the name of Jesus Christ. ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. I'm sure that even today we are going to be blessed by the word of God. Ndizera ko uyu munsi twakira umugisha muri iri jambo ry'Imana. Today we are going to read the book of Matthew chapter 18 Mureke uyu munsi dusome Matayo ibice 18 from verse 23 through 34. duhere ku murongo wa 23 turashyika kwa 34. Therefore, the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle account with his servants. Icyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza itarani inzovu. But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold, with his wife and the children and all that he had, and that payment be made. Ariko ko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. The servant therefore fell down before him and saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, Mwami nyihanganira nzakwishyura byose. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. Shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda. But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and he laid hands on him and took him by the throat, saying, Pay me what you owe. Ariko umugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenari 100, aramufata aramuniga aramubwira ati nyishyura umwenda wanjye. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, Have patience with me, and I will pay you all. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati nyihanganira nzakwishyura. And he would not, but went and threw him into prison till he should pay the debt. Yakunda maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza azamarira kwishyura umwenda. So when his fellow servants saw what had been done, they were very grieved, and came and told their master all that had been done. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira shebuja ko bibaye byose. Then his master, after he had called him, said to him, You wicked servant, I forgave you all that debt because you begged me. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati wa mugaragu mubi we naguhariye umwenda wa mwenda wose kuko wanyinginze. Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? Nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye. And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. Shebuja ararakara amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. In the book of Matthew, Mark, even Luke and John, Jesus, they gave many parables. Iyo usomye igitabo cya Matayo, Mariko, Luka na Yohana ubona imigani myinshi Yesu yaciye. Especially Jesus was, giving the parables to us in order to explain to us about heaven. By'umwihariko rero Yesu yagiye aducira imigani adusobanurira iby'ubwami bw'ijuru. So once we exactly understand the meaning of these parables, we are able to figure out the secret of heaven. Iyo dusobanukiwe neza iby'iyi migani ni nacyo gihe tumenya ibanga ry'iby'ijuru. Now here we can see that parable of one man who owed 10,000 talents. Rero dushaka kubona iby'uyu muntu wari urimo itarani inzovu cyangwa se ibihumbi 10. Actually, this is the story about you and me. Ubundi rero iyi ni inkuru yanjye nawe.
You may just blame this man who owed 10,000 talents. ushaka kunenga uyu muntu wari urimo umwenda w'inzovu 10. But one thing that you should know is that every story in the Bible is talking about you and me. ariko hari ikintu ugomba kumenya ni uko inkuru yose yo muri Bibiliya ibivuga kuri wowe nanjye. So today I want to talk about this man's heart. uyu munsi rero ndashaka kubaganira ku mutima w'uyu muntu. We all have the heart, and the heart is amazing. twese dufite umutima kandi umutima ni ikintu gitangaje. Let's talk about the love. reka tuvuge ku rukundo. Do you think who can love? ese ninde ushaka gukunda? Do you think that anyone can love others? ese koko buri muntu wese ashaka gukunda abandi? Actually, in order for you to love, first of all, you need to receive the love. burya rero kugira ngo ubashe gukunda ni ukuba wakiriye urukundo. Because if you never receive the love, even you are not able to love others. iyo utakiriye urukundo nawe ntiwakunda abandi. Do you think who can serve others? ese ninde ushobora gukorera abandi? You see that one who is served is the one who can serve others. wigeze gukorerwa niwe ushobora no gukorera n'abandi. So before I got married, I used to hate or dislike the children. mbere y'urushako najyaga nanga abana cyane. I did not like the children coming to me and try to play with me. sinashaka abana banyegera cyangwa bankinishe. But after I got married, God gave me the 3 children. ariko ubwo nashakaga Imana yampaye abana 3. Which means after I became the parent, the father, maze kuba umupapa umubyeyi, now automatically this heart of the loving children was created in me. byikoze umutima wo gukunda abana wiremye muri jye. Even I didn't used to understand the heart of my parents. sinajyaga numva umutima w'ababyeyi banjye mbere. Many times I was complaining to my father. najyaga nitotombera data. However, after I became a father, ariko maze kuba umupapa, little by little I could understand the heart of the father. buhoro buhoro natangiye kumva umutima se w'umwana bafite. In the same way, without receiving the love, without receiving the care, you see that we are not able to give this love and care to others. niko bigenda igihe nta rukundo twakiriye ntabwo dushobora gukunda abandi. This clearly shows us the relationship between Jesus and you. ibi rero nibyo bitwereka isano iba hagati ya Yesu nawe. Jesus gives you the love, and when you receive the love, that is when even you are able to share the love with others. Yesu aguhata urukundo, iyo wakira urukundo rwe urusangiza n'abandi. The Bible says that Jesus is the true light. birivuga ko Yesu ari we mucyo w'ukuri. So when you receive the true light from Jesus Christ, that is when even you can shine this light to others. iyo wakiriye umucyo wa Yesu ari wo mucyo w'ukuri, icyo gihe ushobora no kumurikira n'abandi. You can think about the sun and the moon. Musa n'abatekereza ku kwezi n'izuba. As you know, the sun, it can make the light by itself. murabizi ko izuba ubwaryo ricana rimurika. But moon does not make the light by itself. ariko burya ukwezi ntabwo kubasha kwiremera urumuri. Now, when moon just face the sun, ariko iyo ukwezi kwitegeye izuba, even without knowing, the moon just reflect the light from sun. nubwo kwaba kutabishaka ukwezi guhita gutanga iyo mirasire ikagaruka ku isi. In the night we are able to see the moon. niyo mpamvu nijoro dushobora kubona ukwezi kumurika. And especially when it is the full moon, it is really bright. by'umwihariko iyo ari mu mboneko z'ukwezi kose kugaragara tubasha kubona umucyo wako neza. We know that moon just reflect the light from sun, but we do not call it sunlight. nyamara turabizi ko urwo rumuri rw'ukwezi ruba ruturuka ku zuba, ariko ntabwo turwita urw'izuba. We call it moonlight. turavuga ngo dore ukwezi kuracanye. Yeah, in the same way, the Christians, they are the ones who live with the heart of Christ. abakristo ni abantu babana n'umutima wa Kristo. So we cannot just live as a Christian without receiving the true light and the true salvation from Jesus Christ. ntabwo rero ushobora kubana n'umutima wa Kristo utarakira ibya Kristo. So people who do not know the Bible exactly,
abatazi Bibiliya neza they just take this Bible as a law, as a commandment only. bafata Bibiliya nk'aho ari amategeko bahawe gusa. But if you take this Bible as a letter from God, ariko Bibiliya nuyifata nk'ibaruwa y'urukundo Imana you yakwandikiye, see that in the letter there is the heart of the writer. burya rero mu ibaruwa haba harimo umutima w'umwanditsi. That's why by reading this Bible you are able to feel and you are able to get to know the heart of God towards you. rero iyo usomye Bibiliya nicyo gihe ubona n'umutima Imana iguha. And once you exactly discover the heart of God towards you, iyo wamaze kwakira umutima Imana yaguhaye, and when you receive the heart of God, uyu mutima Imana igufitiye iyo now wakiriye, this heart of God is leading your life. utangira kuyobora ubuzima bwawe. Let's think about Apostle Paul. mureke dutekereze ku ntumwa Pawulo. Do you know, that he used to be, what kind of person before he received Jesus Christ in his heart? ese mutekereza yari muntu ki mbere yo kwakira Yesu Kristo mu mutima we? As you know, that he used to be a great persecutor. urabizi ko yari umuntu urenganya itorero cyane. He was moving here and there to arrest the Christians. yajyaga agendagenda hirya no hino afata abakristo. But how can he, become the great servant of God? ariko se ni gute yaje kuba umugaragu w'Imana ukomeye? We shall read 1 Timothy. reka dusome urwa mbere rwa Timoteyo, 1 Timothy chapter 1 from verse 12 through 15. urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 12 tugere ku wa 15. And I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me, because he counted me faithful, putting me into the ministry. ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji narizera. And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni jyewe imbere. What changed Apostle Paul? ni iki cyahinduye intumwa Pawulo? It was not his effort, it was not his determination, ntabwo ari umurava cyangwa ishyaka yabishyizemo, but he received the heart of Jesus Christ. ahubwo yakiriye umutima wa Yesu. Even he testified that he was a blasphemer, he was a persecutor. yaje gutanga ubuhamya ati njyewe nari umuntu urenganya n'umutukanyi, But the grace of God and the mercy of God is abundant. atari ku buntu bw'Imana bwansagirijweho. And Jesus came to this world to save sinners, of whom I am a chief. kandi Yesu Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri abo yakijije ndi uw'imbere. He received this salvation. yakiriye aka gakiza, And grace was too big. ubuntu yagiriwe bwari bwinshi cyane. So this grace changed his heart completely. abwakiriye bwahinduye umutima we wose. Even I myself, before I received the salvation, I used to hate God. nanjye mbere yo kwakira agakiza nangaga Imana cyane, I used to despise the church. najyaga nsuzugura itorero. However, that God changed my heart ariko Imana yaje guhindura umutima wanjye, because I was about to commit suicide due to the emptiness in my heart. mu gihe umutima wanjye numvaga wuzuye ubusa, nari ngiye no kwiyahura. But at that time, God saved me from that the issue. ariko Imana yaje kunkiza inkura muri icyo kibazo. Instead of emptiness, now God is filling my heart with the joy and the happiness. ubu rero akumva umutima wanjye urimo ubusa,
barumva wuzuye ibyishimo n'umunezero. If I did not receive salvation, I would have already committed suicide. iyo mba ntarakira agakiza usimba nkiriho. That is why for me to live for the gospel, for me to even to preach the gospel, it is not difficult at all. mba nariyahuye, niyo mpamvu kubwiriza ubutumwa bwiza atari ikintu kingora habe na gato. Because grace I received is greater than anything in this world. ubuntu nakiriye buruta ibintu byose byo mu isi. Today I read the Matthew chapter 18. uyu munsi nabasomye Matayo igice cya 18. Now there is a man who owed 10,000 talents. muri iki gitabo havuga umuntu wari ufite umwenda w'italanto inzovu. You see that 1 talent, it is the 35 kg of gold. buriya rero italanto imwe ihwanye na zahabu ibiro 35. Nowadays 1 kilo gold, it is about the $60,000. muri iyi minsi usanga ikiro kimwe cya zahabu kigera mu bihumbi 65 by'amadolari y'Amerika. You know, that is just 1 kg. ni ikiro kimwe gusa cya zahabu. As I told you that, the 1 talent is 35 kg gold. ariko mwibuke ko italanto imwe iba ihwanye n'ibiro 35 bya zahabu. That's why when we multiply $60,000 multiply 35, rero uramutse ufashe ibihumbi 35 by'amadolari 65 ukabikuba n'ibiro 35, it becomes $2.1 million. biba miliyoni 2 n'igice z'amadolari y'Amerika. So 1 talent is $2.1 million. ni ukuvuga ngo italanto imwe ihwanye na miliyoni 2 n'igice z'amadolari y'Amerika. And he owed 10,000 talents. ariko uyu we yari arimo italanto inzovu. That's why when we multiply this $2.1 million multiply 10,000, ni ukuvuga ngo urafata miliyoni 2 n'igice z'amadolari y'Amerika uzikube n'ibihumbi 10, it becomes $21 billion. zahita ziba miliyari 21 z'amadolari. $21 billion are huge amount of money. rero miliyari 21 z'amadolari y'Amerika ni amafaranga menshi cyane. I don't know how come this man he owed this the amount of money. nta nubwo nzi uburyo umuntu yaje kugeramo umwenda ungana gutya. We shall read verse 25. dusome umurongo wa 25. Let us go back to the Matthew chapter 18 verse 25. reka dusubire muri Matayo 18:25. But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made. haranditse ngo ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Even if he sells everything, actually he is not able to pay. nubwo yari kugurisha ibyo afite byose ntabwo yashobora kwishyura. What does this mean actually? none si bivuze icyo ubundi? It's the unpayable debt. ni ukuvuga ngo uyu wari umwenda utabasha kwishyurwa n'umuntu. It is the debt called our sins. rero uyu mwenda umuntu atabasha kwiyishyurira ni icyaha. No matter what you do, icyo wakora cyose, no matter how much great effort you put, umurava wose wabishyiramo, you are not able to pay for your sins. ntibyagushobokera ko wakwiyishyurira ibyaha byawe. That is why what you need is only the grace and the compassion from the Master. niyo mpamvu icyo ukeneye ni ubuntu n'impuhwe za databuja. Only the mercy of God. impuhwe z'Imana zonyine nizo dukeneye. As you know that God has prepared the blood of Jesus. murabizi ko Imana yadutegurira amaraso ya Yesu. God knows that we are not able to pay back this, the sin. Imana yari ibizi ko tutabasha kwishyurira ibyaha byacu. We are not able to pay for our sins. ntitwashobora kwishyura umwenda w'icyaha. That is why God sent us Jesus Christ and Jesus died for our sins. ibyatumye Imana yohereza Yesu ngo apfire ibyaha byacu. That is the mercy of God. That is the compassion of God. izi ni
impuhwe imana yatugiriye We can see that verse 27. mu murongo wa 27. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. aranditse ngo shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda. Because of their compassion, because of their mercy, our sins were forgiven perfectly. natwe kubera imbabazi n'impuhwe by'Imana ibyaha byacu twarabihariwe turababarirwa by'iteka. Jesus Christ died for our sins. Yesu Kristo yapfiriye ibyaha byacu Once for all. yabikoze rimwe bihagije iteka ryose. We need to read one verse in the 1 Corinthians chapter 6. tugeneye gusoma umurongo umwe mu rwa mbere rw'Abikora n'ibice 6. Let us go to the 1 Corinthians chapter 6, mureke twongere dusome mu Bakorino ba mbere ibice 6 verse 19 and 20. turasoma umurongo wa 19 n'uwa 20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe uwo mufite wavuye ku Mana kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. For you are bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. kuko mwaguzwe igiciro nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. You were bought at a price. burya waguzwe igiciro kinini. You are bought by the blood of Jesus Christ. waguzwe amaraso ya Yesu. All of us, we are sold under sin. twese twari twaraguriwe gutegekwa n'icyaha. We lived as a slave of sin. twabagaho nk'abacakara b'ibyaha. But God bought us, paying the blood of Jesus. ariko Imana yaje kutugura ikoresheje amaraso ya Yesu irayishyura. So God delivered us from the power of darkness to the kingdom of God. icyo gihe Imana yaraturokoye idukura mu butware bwa Satani tujyana mu bwami bwayo. This is the grace of God and mercy of God and love of God. ubu bwari ubuntu, impuhwe ndetse n'urukundo by'Imana idukunda. What you are supposed to do is to receive that heart of God. burya icyo ukeneye ni ukwakira uwo mutima Imana ifite. When your heart is connected with God, the heart of God will flow to you. iyo wakiriye umutima w'Imana utangira gutembera muri wowe. And that heart of God will lead your life. amaherezo uyu mutima uyobora ubuzima bwawe. Yeah, we received the forgiveness of sins. twakiriye imbabazi z'ibyaha. It's not a part. si igice. It's not that temporary. si agahe gato. Because Bible clearly says that it's once for all. ahubwo twazakira inshuro imwe kandi biraduhagije iteka. Eternal redemption. This is what Bible is telling us. Bibiliya byita ngo gucungurwa kw'iteka. But this man, that even though he was forgiven this unpayable debt, ariko uyu mugabo we nubwo yari yishyuriwe umwenda atabasha kwiyishyurira. now when he met his fellow servant who owed him just 100 denarii, ubwo yahuraga na mugenzi w'umurimo idenariyo 100 gusa. actually 1 denarii is the payment of 1 day labor work. ubundi rero idenariyo imwe ni umushahara wa nyakabyizi. 100 denarii, it's maybe like the 3-month salary. abaye amadenariyo 100 ni nk'umushahara w'ukwezi kumwe. But still, it is not comparable to the 10,000 talents. ntabwo rero wawugereranya n'itarano ibihumbi 10. Even this 10,000, in 10,000 talents, this 100 denarii is included. kubera ko mu matarano inzovu cyangwa se ibihumbi 10 harimo n'aya madenariyo 100 menshi. But what did this man do to his fellow servant? hasa n'iki umugabo yakoreye mugenzi we. He did not remember the compassion and the love and the mercy that he had received from his master. ntigeze yita ku rukundo, imbabazi n'impuhwe shebuja yari yamugiriye. And with his own heart, he treated his fellow servant. ntabwo yagondera umutima we bwite bituma ahemukira mugenzi we. The Bible says that he put his fellow servant in the prison. bivuga ko yafashe uwo mugenzi we aramufunga. And then the master, he got this news. ubwo shebuja yumvaga aya makuru And he became so angry.
yararakaye cyane I forgave you. abati wowe ko nakubabariye Are you not supposed to have the compassion that I showed you? ese koko ntiwari ukwiriye kubabarira abandi ukabaha ku mbabazi nakugiriye Why didn't you receive my heart? kuki utakiriye umutima wanjye Dear w'imbabazi viewers, there are so many people who hear the gospel. bakundwa hari abantu benshi bumva ubutumwa bwiza Most people in the world, they know that, Jesus Christ, he died for my sins. abenshi mu isi bazi ko yesu yapfiriye ibyaha byabo Jesus Christ, he washed all my sins. Many people say like that. baravuga bati yesu yogeje ibyaha byanjye byose However, not many people receive the heart of God. nyamara si abantu benshi bakira umutima wa yesu bakira umutima w'imana And they just make a conclusion with their own thought. buri gihe bafata imyanzuro bagendeye ku bitekerezo byabo Yes, I believe that Jesus died for my sins. ati nizera ko yesu yapfiriye ibyaha byanjye You see that we are still in this world. ariko turacyari mu isi There is a temptation of Satan. harimo ibigeragezo satani aduha That's why we have to sanctify ourselves. twebwe rero tugomba kwiyeza We should try our best to live a good life. tugomba kugerageza kubaho ubuzima butunganye Otherwise, we may remain sinner. ibyo bitabaye tuziberaho nk'abanyabyaha ubwo Even though Jesus Christ, he died for our sins perfectly and forever. nubwo yesu yapfiriye ibyaha byacu mu buryo butunganye kandi bw'iteka Still so many people, they try to live with their own understanding, with their own power. benshi bakomeza kugerageza kubaho mu mbaraga zabo no mu myumvire If you received the heart of Jesus Christ, nimba warakira umutima wa yesu that heart of Jesus will give you the new power, new energy so that you can live in this world as the light of the world. uyu mutima wa yesu uzaguha imbaraga nshya zitume uba mu isi nk'umucyo w'isi But many people, they live with their own heart. gusa hari benshi babana n'imitima yabo bwite Like this man who owed 10,000 talents. nk'uyu muntu wari urimo umwenda w'itarani ibihumbi 10 And he was even destroyed. yaje kurimburwa We all listen to the gospel. twese twumva ubutumwa bwiza Are you going to live with your own heart? ese ushaka kubana n'umutima wawe bwite Are you going to still live with your own, the idea? na nyuma yo kumva ibi uzabana n'ibitekerezo byawe What does the Bible say? bibiliya ni iki kubwira The Bible clearly says that you are washed. bivuga ko wogejwe Eternal redemption. wogejwe na yesu kubwo gucungurwa kw'iteka That is the redemption that Jesus made. uku ni ugucungurwa kwakozwe na yesu Moreover, kirenze ibyo Jesus, he promised us that I am with you until the end of the world. yesu yasezeranye ko ari kumwe natwe kugeza ku mperuka So yesu that we can live in this world as his children. rero tubasha kubaho mu isi nk'abana bayo I hope that you believe in the word and you always make a conclusion based on the word of God. niringiye ko mwakwizera ijambo ry'imana kandi umwanzuro wose mufata mujye muwufata mushingiye ku ijambo ry'imana You can live in this world as a light from moon. ibyo nibyo bizatuma mubaho mu isi nk'umucyo nk'uko ukwezi kwakira umucyo So many people will ukawutanga. get the light while they are walking in the darkness during the night. abenshi bakira umucyo igihe ari igihe cy'umwijima nijoro Let's pray. reka dusenge Heavenly Father, we thank you. data wo mu ijuru turagushimye You have given us this precious moment. waduhaye umwanya w'igiciro May you bless everyone in order who follow this lecture with this word, umugisha abakurikiye inyigisho bose so that everyone lives with your heart. wemere buri wese kubana n'umutima wawe Father, we thank you. turagushimye data I pray everything in the name of Jesus. ibi byose mbisenze mu izina rya yesu Amen. amen Thank you very much. See you next time. murakoze cyane naho utaha